Tugire rero turebera hamwe uko aya mafaranga ngiye kubikuza uburyo nayabikujemo. Ngiye gutangira mbereka uburyo iyi app yitwa Bunge VIP. Ngiye kubereka uburyo ki aya mafaranga nayakoreye n'uburyo ki biyandikisha byose kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Nk'uko mubibona ahangaha maze kugiraho amafaranga, gato, maze kugiraho amafaranga menshi cyane, maze kugiraho amafaranga menshi cyane, ifiteho amafaranga 1178, kandi kubikuza bisaba icyabiri. Gusa ngiye kubereka uburyo icyo cyabiri ngiye guhita nyibona. Saba wowe rero uri kumwe nanjye kunkurikirana kugeza iyi video irangiye, ugakanda subscribe, ugakanda like kuri iyi video, ukayisharinga na bagenzi bawe, ndetse ukayandikira muri comment niba ushaka ko hari ibindi nakwereka, ndetse unashaka link yayo nayo nayiguha. Gusa ndayibashyirira muri comment nta kibazo. Nk'uko ubibona tugiye gutangira twiyandikisha. Uraza ukande hano handitse my, kugira ngo njye ninjye ugiye kubikora kugira ngo manze nkore log out nongere mbereke uko biyandikisha. Ngiye gukora sign out. Ahangaha rero weho ukimara kwinjira muri link ndaguha, urahita uhingukira ahantu hameze gutya. Ahantu hameze gutya rero nta kindi urakora, invitation code naba nayiguhaye kuri link irabiriho. Gusa dutangiye hano hejuru nk'uko mubibona haranditse ngo hello, create a new account, register to get 500 Rwandan francs bonus. Ahangaha nyine ngo iyandikishe, winjira nyine creatinga account, uyandikishe maze uhabwe 500 y'ubuntu, ni bonus. Ahangaha rero invitation code iraba yijyanyemo, n'ibitanijyanyemo nayo ndayibaha, wayishyiramo. Nubona nta magambo nta mibare irimo, ubwo ndayiguha urayishyiramo. Ahangaha icyo uhita ukora hano, hashyiramo nimero zawe uzajya ubikurizaho, ushyiramo nimero yawe ushaka gukoresha. Hano ugashyiraho password, iyo password wanditse ukongera ukayandukura neza nk'uko yari imeze, ukayandikuramo hano handitse enter password again. Wabisoza rero icyo uhita ukora, uraza ahangaha baba baguhaye imibare, ntabwo buri gihe baguha iyi ngiyi, gusa iyo baguhaye uraza ukayandikamo hano nk'uko ubibona hano. Ubwo ni 69555. ubundi iyo ubisoje byose, icyo uhita ukora ukanda ahangaha kuri register. Reka nere kubatindira rero, njye sanzwe mfite account, ndahita nkanda ahangaha ahanditse login. Aha haranditse login, makande mpite nkora login. Mpite mahingukira. Nk'uko mubibona mfiteho amafaranga 1178. Icyo uhita ukora rero kugira ngo nyine uyabyaze umusaruro ya 500 baguhaye, icyo ukora uraza ugakanda ahangaha handitse product. Urahabona hano hasi, ukahakanda. Nk'uko ubibona hano hari product nyinshi zigiye zitandukanye, harimo izigura 500, hari 3500, hari 8, 15 kuzamura. Hano hari 25, 50, hakaza 130, 350, 500 ndetse na 950. Gusa ahangaha urabibona iyo uguze yino ya 500 bagenda baguha 333 buri munsi, iminsi 3 ukaba ubonye amafaranga yawe 1000. ubwo ubu yabyaje umusaruro 1000. Iyo ukibonye rero biba bibaye ubwo iyo ushaka kugura izindi wagura nk'iyi ya 3500. ubwo byasaba kubanza gushora, wamara kuyigura ugahita ukayikora iminsi 60 ugakuramo 22,000. Cyangwa ukagura n'iyi ngiyi 8,000 mu minsi 60 ugakuramo 54,000. Gutyo nyine zose zigenda zitandukana, biterwa nawe winjiza ku munsi. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe uko bigenda. Ahangaha uhituza ugakanda hano kuri invest. Iyo ushaka kugura yino ya 500, ubwo iyo nta gishoro ushoyemo, kurabona nge ayo ninjije ni yano 900. Yano 900
yano 900 niyo ninjije ku iyo ya 500, 999. ya ubwo rero icyo uhita ukora ukanda invest, ugakanda hano bakaguha amategeko, warangiza ugakanda hano kuri invest. Nshaka kwihutisha video kugira ngo nabarambira. Iyo umaze gukanda hano kuri invest, gutya ngiye kubera namaze kuyigura, ni gutya bahita bambwira ngo the equipment rental limited purchase. Yararangiye, namarangije kuyikoresha. ubwo ngubwo ngiye ushaka kubanza ngo mbikuze aya ngaya mubibone kugira ngo nangire core, noneho nzaye mbereka uko ninjiza menshi. Ninshora nk'aya ngaya nka 3500 cyangwa 8, muzabona ko ninjiza amafaranga menshi buri munsi. Ahangaha ushoye mw'iyi ya 3500, winjiza amafaranga 368 buri munsi. Iminsi 60 ihwanye n'ibihumbi 22 n'ibiceri 80. Ushoye y'umunani winjiza 909. Bivuze ngo mu minsi ingahe yonyine, mu minsi itarenze 9 uba winjije wagaruje ayawe. Ushoye ya 15 nayo winjiza 7 buri munsi. Urumva ni ibintu byiza cyane. Ahangaha rero weho ushaka nyine izi business, izi online business zibayeho kugira ngo zizamure urubyiruko ndetse n'abandi bantu bashaka kuzamuka. Rero kutayikora ni ibihombo byawe. Ni nyinshi mfite, murareba muri video zanjye, ni nyinshi ndetse ni nyinshi cyane. Bisaba ngo nyine ukurikirane video zanjye ngiyi nk'uko ubibona, ni nyinshi. Ahangaha rero kugira ubone linki urahita ukanda ahangaha, uze muri YouTube channel yanjye, winjire nko kuri video, ukande hano handitse more, urasangamo linki mo hano muri description, cyangwa ukande hano muri comment urasangamo link. Nicyo uhita ukora rero. Twikomereze ahandi ngiye kukwereka ubundi buryo wakoreramo amafaranga. Ubundi buryo wakoreramo amafaranga ngubu ni referral. Ngizi ya code ku muntu uyikeneye, gusa ndayibereka neza, ni 28241. Gusa ndabaha yino linki iriyinjizamo code naribi. Kugira ubone yino bonus nuko uba washyizemo uwagutumiye rero ni code urashyiramo n'ibiti ijyanyemo. Ikindi rero ubundi buryo ubonamo amafaranga bworoshye ari nabwo tugiye gukoresha tugahita tubikuza, reka bari bwo mbereka. Uraza ugaruke hano handitse home. Akangaka yo kajemo nari gukanda kwa kagakubo ukagakuramo. Ahangaha ureba handitse check in, uhakanda buri munsi uko amasaha 28 ashize. Gusa mbibutse yushoye ari 500 ukayaguramo ira business kugira yunguke kira gihumbi. Agenda niba uyashyizemo saa 2 za mu gitondo, yatuwasa ya 370 ingahe winjiza ku munsi, arazamo n'ubundi saa 2 za mu gitondo. Igihe washoreye nibwo aza, paka ubwo iminsi 3 ishize ukabona igihumbi cyawe, ariko buri munsi ayawe ugenda uyabona yinjira kuri balance. Ahangaha uhakanda check in buri munsi kugira ngo winjize, baguhe bonus y'ubuntu igera ku mafaranga hagati ya 20 na 30. Reba ni makanda hano handitse check in, barahita bama amafaranga yuzuze hariya maze tubikuze. Nkuko ubibona bamaye amafaranga 29 y'amanyarwanda. Ndahita nkanda hano handitse confirm. Hano ni makanda amafaranga yanjye, urabona ahise yaba 2 n'amafaranga 7. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Iyi ni application ikora y'ubuntu, ikora neza cyane kandi nta gishoro. Ubishaka washora, ubishaka ni washora. Ushaka gushora reka nabwo mbiwereke maze duhite dutangirira ko kubikuza. Uhita ukanda ahangaha. Aha handitse recharge, ugakanda hano kuri recharge go to. Nk'uko ubibona ngaya amafaranga ushobora kubitsa, ni yandi ya business nyine ushobora kwinjiza. Ahangaha uhita ugakanda, wenda niba ari kuri 3500 ushaka kubitsa ukayakandaho, ubwo ahita ajyamo. Warangiza ugakanda dore n'amategeko. Minimum recharge amount is ni 3500. Ngo make wabitsa ni 3500 if the actual payment amount is less than, yari make kuri 3500, the amount will not be reflected. Ntabwo byakunda nyine iyo ari make kuri 3500. Recharge can only be done inside the payment channel.
of bank ya amafaranga nyine kuyabitsa binyuramo hano mw'iyi app. Ushobora kudownloadinga app ya bunge ibihari nayo. Ni amategeko menshi. Ahangaha uhituza ugakanda hano kuri recharge ugategereza ugahitamo simukadi wenda urugero ni Airtel. Hano ugashyiramo nimero yayo, ubundi ugahita ujya hano kuri next step. Urugero ukashyiramo nimero imitenkanda hano kuri next step. Ahangaha information please code. Ahangaha nyine ubwo nabikoze nabi, gusa nyine ni uku nguku bikorwa. Nuko nta mafaranga afiteho, gusa ni uku nguku bikorwa. Ndaza mbereke n'abafite MTN nabo. Ubwo uraza hano ugahita ushyiramo nimero ngaha. Ubwo iyo umaze gushyiramo nimero uhita ukopiya yino urishyuraho iyi. Abantu mufite MTN nibwo ndi kubona biri gukunda vuba. Uhita uyikopiya warangiza ugakurikiza amabwiriza, ugakanda hano akanyenyeri 182 ugakanda send money. Ubwo ni rimwe. Choose the send to Momo user. Hano ugahita ushyiramo nimero yabo, amount, amafaranga, ugashyiramo pin. Ahangaha bagahita baguha confirmation message, message igaragaza ko wishyuye. Icyo uhita ukora kuri step ya gatatu, uhita ukora after successful send money, copy the transaction ID in the message received from. Ahangaha iyi niyo message baguhaye, hari ID birimo, uhita uyikopiya akaba ariyo uza ukemezamo hano. Katwikomereze rero no ku gice cyo kubikuza. Ubwo twamaze gukora check-in, icyo tugiye gukora ni ukubikuza. Uhita uza ukande hano handitse withdraw, go to, uhita uhakanda utegereze. Hano turahitiramo amount, hano please enter the withdraw amount. Ubwo hano turayishyiramo yandi yose dufiteho 1207. Ahangaha bakubwira ko arakugeraho ari 1025 kuko bagukata desa. Niyo mpamvu bagukata 15%. Ahangaha uhita ushyiramo nimero ibirimo yawe yo kubikuzaho. Ahangaha uhita ushyiramo icyo bita enter the withdraw password. Kamanze mbereke uko iyi withdraw password uyibona. Uhita uza hano kuri my n'ubundi ugakanda hano kuri account. Hano handitse account ugakreya amazina ngaya, ugahita ukanda kuri confirm. Ugeze hano nyine ushyiramo niba ari Airtel cyangwa ari MTN na nimero n'amazina ya ayibaruyeho, ugakanda hano ugahita ushyiramo password. Bahita baguha ahantu ho gushyiramo password, ukayishyiramo inshuro ebyiri, hamwe hejuru no hasi, ubundi ugakomeza. Katwihute rero turebe uko tugiye kubikuza. Nkuko mubibona tugeze hahandi 1207. Ngiye kuyabikuza muyabone angeraho. Hano nshyiremo password, nyishyiremo. Nkuko ubibona rero nayigejejemo. Uhita ushyira kanda hano kuri withdraw password yagezemo, uhakande tegereze. Ahangaha barambwiye ngo icyo usabwa ni ugumanza gukora guhaha indi product, ubundi amafaranga yanjye akabona kungeraho. Ubwo ni ukubanza kugura VIP product to initiate withdraw. Ahangaha rero nkuko ubibona ni ibi bisabwa ugahita ubikuza. Katugaruke duhure muri video yindi ndi kubereka uburyo nzabikuza neza 100%. Sawa, murakoze.